baba ase Presti waje wambara inkweto koko uhora wambaye ibirenge urahita winjira mu nzu ase Crispe yanunzanira itorosho ntorosha ahangaha ndi kubona inyoni ziba zahaneye nukuzimura urusimba ubundi rukava ahandi rurambangamira pe abebe abu amubebe ubwo se torosho urayinzaniye ari we yanzaniye itorosho oui Crispe ugiye uhora yagaruka ubanza ufungurira umuntu ubanza ujya gufungurira umuntu ubanza umubaza uwo ari we amahoro y'Imana ari muraho mukomere cyane muraho neza umeze neza mukomere cyane amahoro mukomere cyane ari muraho turaho twari turi mu gikorwa cyo kwigisha abantu ijambo ry'Imana nuko hashize akanya bibagirwa imirimo yakoze ntibarindira ko isohoza imigambi yayo ahubwo bifuza cyane yuko Imana ibagirira neza nuko ngo niba ufite icyo kurya uhe mugenzi wawe kuko ari byo bizabafasha gutura mu bwami bwo mu ijuru. Haleluya, amen amen. nuko Uwiteka arabareba arayize abona ko umuntu ashonje akeneye icyo kurya arangije reka tukakuzanira agatebe ukabanza ukicara ko ufite amagambo meza ra nuko mukomere rwose mu agatebe nicare nuko uzana agatebe yicare ma abantu bamwe bari bageze ku gihe cy'indunduro noneho kubera ko tugeze mu minsi ya nyuma abantu bamwe batangira guteshuka bibagirwa abandi bantu kandi Imana ari ikintu yabakoreye muri ino si. Kandi Yesu ajya kujya mu ijuru yasize abwiye abantu be ati muragiye mukundana nkuko nanjye nabakunze. Muvuga ngo amena. Amen. Nuko arangije arabareba arababwira ati mujye mukomeza akana mukomere cyane akana be weze neza akana gasuhuze Presti mufite umwana mwiza gasabira ijambo gasabira umugisha bravo yo nuko ndakureba mbona Imana inyeretse yuko mu minsi mikeya ugiye gutunga imodoka ugiye gutunga imodoka uruhinja se uyu nguyu agiye gutunga imodoka izatwarwa na papa we nawe ndabona ugiye kujya kwiga muri Amerika wowe nawe akazi bakoraga kagiye guhinduka muvuga ngo amena nuko Yesu arabareba arabwira ati nimwururutse imitima yanyu kuko mugiye kubona icyo kurya kandi icyo kurya nicyo kizatuma mubaho neza. Haleluya, amen. Intebe yanyu siko nubitemeze neza. Nuko Yesu arabareba njye buryo mudakwicarira ahantu heza nkaha ngaha aha niho nikundira rwose madame yaraye abasabye rero nabibonaga yaraye abasabye nasabaga rwose hano mfite maze iminsi 5 ntarya umuceri ibirayi ibishyimbo rwose munkiriye mwana n'amavuta nayo mfite yo guteka munkiriyemo rwose kuko Uwiteka Imana yavuze ngo niba Imana yaraguhaye umugisha wowe ntugire umuntu uzagirira neza mugabo suko basaba ma suko pe suko rwose mungirimo mumfungurire kuko igikaka ufite ingano yawe ufite amaguru ufite amaboko wakabaye uri gusabiriza nta soni nuko Imana Yesu yarabarebye aravuga ati nuko abantu bo mu minsi ya nyuma bazajya birengagiza abantu niba umuntu afite icyo kurya agabanyirizaho mugenzi we. Haleluya,
ariko se mama waba amuretse tukamuha agaceri ka naze tujye kumuha nuko Yesu aguruka agira vuba vuba. Yesu arabareba arababwira ngo Imana ibaha umugisha. Sohoka ihute. mama wabaye umure Iki mujya mugira impuhwe wowe maze kubona ko ugiye kujya gutura muri Amerika. agaceri kiki mama njyako ibyo mucecuru Nuko ajya kujya mvuye kumusi ujya guteka imitwe ahandi. nuko Imana irakomeza irabareba irababwira ati Yesu azabagirira neza kandi muzabaho neza, muzarambira mu gihugu cy'Uwiteka Imana igira neza, kandi uko winye mugenzi wawe nawe niko bazagukora. Igihe ihute sohoka. mama Fata dodo usoro mutahe. mama Ugende uteke. Fata dodo ugende uteke. Sinzara ufite. muramba n'umuceri mama basi umuceri waje wikoreye. mama umuceri uhiye ba Waje wikoreye. mama muhaye Sohoka agira vuba. mama muhaye agaceri ka Fata n'ibigofero byawe ihute. mama muhaye agaceri ka Nasohoke nagende. ngende kumwihera amafaranga mucecuru yego Uwiteka arakureba aravuga ngo Imana igukubira inshuro 250. Haleluya. Hereza. nafata dodo asoro magende. akira niba ari ibidodo ni mubi mugomere zakomeza ndigisha n'abandi. Imana ikomeza ayo mafaranga urayamuha wayamuhe. nange zakubira inshuro 250. Yamugiye Yego neza. hahise ngo uyamuhe.